السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا ند له ولا مماثل له ولا كفوا له ولا ند له الأسماء الحسنى والصفاته العلى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nihashimwe Allah subhanahu wa ta'ala, imana ishobora byose mu bihe byose, imana yo twambaza dusingiza tunatezeho inkunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyagasani Imana nta cyoroha cyetse icyo woroheje, no ufata ibyari kuduteza agahinda n'ishavu ukabihindura ibyoroshye bikadutera ibyishimo n'umunezero. Nyagasani Imana tworohereze mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko imbaraga zose n'icyubahiro cyose ari ibyawe, twe turabanyantege nkeya imbere yawe. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'uwari wese wazagerageza gukora nk'ibyo yakoze, akigana imvugo, imikorere, imibanire, imigirire, imibereho, uwo ngo niwe ufite intsinzi muri ubuzima bw'aha kuri iyi si, ndetse nanone iyo ntsinzi ikazamuherekeza mu buzima bw'ejo hazaza. Ndetse si n'ibyo gusa, abagaragu ba Allah akazanamubera umutakambizi ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah yuko adushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Shiti bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, uburakeye bukeye cyubahiro ari cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Turashimira Allah subhanahu wa ta'ala wongeye kudutiza imbaraga zikora ibyo akunda. Tunamusaba yuko azaduha gutabaruka turi mu byo akunda, tukazahura nawe twishimiye natwe tumwishimiye, Allahumma amin. Bagaragu ba Allah, dukomeje uruhererekane rw'isomo ryacu, igitabo twise kaifa amalahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ni gute Allah subhanahu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabaniye, igaragaza imibereho y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'abantu batandukanye n'ibintu bitandukanye. Imibereho ye, imikoranire ye nabo bibasha kuba byadufasha kubonera mu buryo bugaragarira amaso ya buri umwe imibereho y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ubwo duherukana twaganiraga ku bigendanye n'uburyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari umutoza mwiza, irera itegura abagore bayo kuba icyitegererezo cya umma. Tuza kurebera hamwe yuko nanone mu byayiranze mu kubategura nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabatozaga kuvuga amagambo meza, kuvuga imvugo nziza, kutihuta mu mvugo bagombaga gukoresha igihe baganiraga. Kabone ubwo buganira n'umwanzi wawe, ukwiriye kuba intyoza n'utoranya ibyo ugomba kuvuga nk'uko utoranya ibyo ugomba gutera mu murima. Amagambo ugiye kuvuga banza urebe ngo ese umusaruro wayo nayitegaho ni uwuhe. Nka wa muhinzi ujya guhinga akabanza akarobanura imbuto agomba kuba yatera bitewe n'ibyo yifuza kuba yageraho umusaruro. Iyo usanze rero ufite imbuto mbi, iyo usanze ufite amagambo mabi, aho kugira ngo uhinge ibizaguhombya, guhinga wagira gute? Wabireka. Ni nka gutyo no kuvuga, kugira ngo uvuge ibyo uzabona umusaruro wabyo ari mubi, igisubizo cyiza kandi kinoze no kwicirikira. Ibi twarabibonye mu mvugo ya Rasul sallallahu alaihi wasallam abwira Aisha radhiyallahu anha. Naam, uyu munsi bagaragu Allah tugiye kurebera hamwe nanone kandi uburyo kintumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itasibye kwigisha abagore bayo imwe mu myemerere mibi no kubereka ingaruka zabyo ku bantu bayo. وكان يبين لهن ما يقع فيه الناس من المنكرات العقائدية. nanone kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iyo yabaga yicaranye n'abagore bayo yajyaga ibigisha min almunkarat alaqaidiyya, imwe mu myemerere mibi yarangaga abantu bayibanjirije, imwe mu myemerere mibi yarangaga amwe mu moko yayibanjirije, imwe mu myemerere mibi yarangaga abantu runaka n'ahantu runaka. Nkuko tubikesha hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, ni hadithi dusanga muri Bukhari na Muslim. Aisha ratubwira ati lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mubwintumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarwaraga, dhukirat ba'd nisaihi kanisatan ra'aynaha bi ardi al-habasha. Batangiye kuganira kuri zimwe mu nsengero babonye Habasha ni muri Ethiopia. Muribuka yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itanga uburenganzira bwo kwimuka bwa mbere, yabwiye abayisilamu yuko bagomba kwimukira hehe? Kwimukira Habasha. Uvuga ngo abasahaba bimuka ku nshuro ya mbere, bimutse bava Imaka bajya hehe? Bajya Habasha, bayobona Uthman ibn Affan.
ubwa mbere bari bayobewe na Ja'far ibn Abi Talib kukundi rya kabiri baza kuyoborwa na Uthman ibn Affan harimo na bamwe mu bagore b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ndetse harimo n'umukobwa w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam Ruqayya niba ntibeshye ni Kulthum. Rero muri iryo yimuka umwe mu badamu hari ibyo yabonye mu hagana he yabonye muri Habasha angane mbere y'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irongora abo badamu noneho batangira kumuganirira ibyo babonye hehe ibyo babonye Habasha bamubwira ku rusengero basanze Habasha yuqalu laha Mariya urwo rusengero barwita Mariya cyangwa se Mariya tumaturumvikana. وكانت سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة. سلمة بريك نغيمان صلى الله عليه وسلم مشاكا نسينا حبيبة الرملة نوين نغيمان نها غريا كمشاتي أبابهم بباري مري بيبودكanye n'abasahaba bandi igihe abasahaba batotezwa gimaka bikangwa bw'iki nغيمان baheze uburenganzira bwo kujya kumukira kwande kwa Najash wari umwami wa Habasha. Rero Salama ndetse na Salama ndetse na Habiba Imana bishimire bombi ni bamwe mu bimutse muri iryo yimuka rya mbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu gutanga uburenganzira bimukira hehe bimukira Habasha. Fadhakarata baranje baganirira min husniha wa tasawiri fiha baganira ibyo bahabonye muri urwo rusengero bahabona imitako myiza yari iri muri urwo rusengero ndetse wa tasawiriha banabwira intumwa y'Imana amashusho yari ari muri urwo rusengero kuntu yari meza kataraboneka. Farafa ra'saha intumwa y'Imana nubwo aribwaga bwose yazamuye umutwe faqal maze intumwa y'Imana iravuga iti ulaika abo ngabo idha mata minhum ar-rajulu as-salih iyo umwe mu bantu beza mu gihe cyabo yapfaga iyo umwe mu bantu barangwaga n'ibikorwa byiza iyo yapfaga banu ala qabrihi masjida bajaga abubaka ku kaburiye umusigiti ثم صوروا فيها تلك الصورة banyiza bagashushanya ifoto cyangwa se ishusho ya wa muntu tumaturumvikana Islam bakamushanya bakamushira muri urwo rusengero intumwa y'Imana iranje avuga iti ulaika shirarul khalqi inda Allah abo bantu n'abantu babi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubwico gikorwa babaga bakoze. Tumaturumvikana iyo umuntu mwiza yapfaga umushekha wabo mumenyi wabo wihaye Imana wabo waranguzwe n'ibikorwa birunaka by'akataraboneka byiza iyo yapfaga bamushyingura hahandi bamushyinguye bakagira urusengero bakajya bajya kuhasengera. Intumwa y'Imana iti banyiza bakagira gute bakarema amashusho ya wa muntu mu bibumbano cyangwa se mu bundi buryo banyiza hariya akaba ariho bajya gusengera. Intumwa y'Imana iti ulaika shirarun nas inda Allah abo ni abantu babi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bakaragwa Allah iyo witegereje imvugo nk'iyi ngiyi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira ngo nko kutubwira ngo buriya umuntu ugira imani nyinshi mu myemerere ipfuye uwo niwe mubi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yo kurusha n'abandi bagira gute basanzwe badafite ugukomera mu madini yabo ariko badafite na imani tumbagiye mu myemerere yabo. Simvuga size bakimwe kirumvikana abangabo urumva ibikorwa bakoraga babikoraga mu rwego rwa iman mu rwego rwo kumva ko bashaka kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bakajya gusenga byabigirwamana byabo mu rwego rwo kumva yuko kurushaho kubyiyegereza no kurushaho kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyase kurusenga kwabo haricyo bizabafasha ku munsi w'imperuka. Imana iti ulaika shiraru nasi inda Allah abo nibo bantu babi kurusha abandi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. ahangaho biragaragara yuko fi hadha الحديث رجع يكو عنايته بالتنبيه على الأخطاء العقدية نعيمان صلى الله عليه وسلم ukwita kwayo mu gukosora amwe mu makosa y'imyemerere yarangaga bayibanjirije wa tahdhiri ahlihi minha no kuburira abantu be yuko batazagwa mu makosa nkayo ngayo. Mwaramuka mubonye mpfuye muramenye ntimuzemere muramenye ntimuzakore nk'ibyo baramwabonye bakora ngo mumfate munshingure aho munshinguye muhagira urusengero muzajya muza gusengeraho. Jovuga kiri kumvikana ni nko kubabwira muti muramenye ntimuzakore nk'ibyo bari abakora. Intumwa y'Imana ageze aha ngaha irabwira iti muramenye ntimukankabirize
nkuko abanasara bakabirije Yesu mwene Mariya fa inni abdullahi wa rasuluhu nje ndo umugaragu wa Allah nkaba n'intumwa yayo la tatruni wa fi riwaya la tutruni ntimukanzamure ngo munkabirize ngo muvuge uko ntari munyita umwana w'Imana munyita Imana ibyo byose ntihagire na kimwe mujya munkorera iranjira ababwiye ati wala tattakhidhu qabri masjida وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم معروضة علي mwayimana raje yabwiriti nanone kandi ntimuzafate imva yanjye ntimuzafate ikaburi yanjye ngo mujye urusengero kandi mujye munsabiraho muzamuri hose si ngombwa ko muza hano mujye munsabiraho muri hose kuko ubusabe bwanyaho munsabira abongeraho hano ndyamye ubu ni wasaya ni inama intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yasize itanze kandi igaragaje ku mugaragaro bivuga biri kumvikana Islam نعم نانوني كان بغرغ الله وكان صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر يراه في بيته بل يسارع إلى إزالته نانوني كان نغيمان صلى الله عليه وسلم نياتشيكغا كما كوسا يبغى يبونye mu rugo rwayo ahubwo yihutiraga kuyakosora yabonaga hari kosa runaka ntago yaryumagaho ahubwo yihutiraga kukosora rya kosa فحماية الأهل من المنكرات من الواجبات العظيمة على كل زوج كريندا كوبانو باغو mu makosa kurinda yuko abantu bawe bagwa muri bimwe mu byaha kandi ureba ubizi ni kimwe mu nshingano umugabo akwiriye kuba yafata kukubitiro akumva yuko ari we murebererezi wa mbere w'urugo rwe no kurinda biwe kuba bagwa mu makosa yari وهو داخل في قوله تعالى nanone izi nshingano zinjira muzo Allah subhanahu wa ta'ala yatanze kubagabo mu Qur'an Allah vugati ya qu anfusakum wa ahlikum nara qu anfusakum wa ahlikum nara murokore roho zanyu niz'abantu banyu muriro uko ubona cya kibuka gihunga nako akagombye kubona ko umugore wagiye kukigwamo kamugarura nako akagombye kubona ko umwana washobora kukigwamo kamurinda ukamufata kirikare mbere yuko kigwamo Allah mu Qur'an atubwira ati muri mugorokore roho zanyu nizabagenzi banyu nizabavandimwe banyu nizabumuryango wanyu mubarokore nabo muriro عن عائشة رضي الله عنها قالت نانوني كان حديث ذكيش عائشة ياتي ونبخاري عائشة تقولتي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومنسم منهم إيمان صلى الله عليه وسلم يجزكوز إيوانجي يجزكوين جرامونزو وفي البيت قرام فيه صورا القرام هو الستر ngo munzu iwanje hari irido ryariho ifoto cyangwa se igishushanyo runaka murabiza amarido bariho ishushanyo amashuka imyenda yo kwambara n'ibindi nk'ibyo Aisha atubwira ngo wa fi baiti fihi qaramun ngo munzu iwanje mu cyumba hari irido fihi suwarin hariho amafoto kuri iyo rido hariho ashushanyijeho amafoto fatalawwana wajha intumwa y'Imana ihindura uburanga bwayo thumma tanawala as-satr fahatakahu iranje ifata yaridi imanura irangira ishwanyagura وقال مزي إن غيمان رفقتي إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور ومبجكر مبان وفتي بها أنه بكم ينبري ويتك الله سبحانه وتعالى نابان وششانيا مفوتو مبان وفتي بها أنه بكم ينبري ويتك الله سبحانه وتعالى نابان وفتي وششانيا أيا مفوتو فأنكر عليها بالفعل والقول intumwa y'Imana mu kugaragaza uburyo yanze kino gikorwa n'uburyo yakibushije yakoresheje uburyo bungahe bubiri uburyo bwa mbere n'uburyo bw'ibikorwa kuko yamanuye ryarido uburyo bwa kabiri n'ubw'imvugo no kugaragaza impamvu yayimanuye ubu uburyo bw'imikosorere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kuramye mu makosa yabagaragaye mu rugo rwayo no kwihutira gukuraho rya kosa mu buryo bwabwo bwose bushoboka mu rwego rw'iki mu rwego rwo kwirinda yuko hari undi wayagwamo n'ubutaha atazigera kibeshya n'ubutaha atazigera kabikora cyangwa se agashaka kubidefanda no kubisobanura mu buryo butari bwo kuri uyu muryango abamenyi bagize byinshi babasha kuba basobanura banabivuga mu buryo bwinshi
ndetse bagaragaza bamwe mu bamenyi bagaragaza yuko ifoto iyo ari yo yose ari haram, ifoto iyo ari yo yose, ishusho iyo ari yo yose ari haram. Abandi bamenyi bakagaragaza yuko amafoto yose yo gushushanya ibintu bifite roho ari haram. Abandi bamenyi bakagaragaza yuko gushushanya no gufotora ifoto ya photographe ko umuntu yaza photographe akagufotora, no gushushanya by'ikaramu bitandukanye, cyangwa se gushushanya by'ibibumbano byo kubaza bitandukanye. Sheikh Muhammad Hassan numwe mu bamenyi bagize icyo babisobanuraho mu buryo bwagutse, asobanura agaragaza yuko iyi fotografiya asuwarul fotografiya, iyi foto yo gufotoza photographe atari haram. Kubera iki? Icyo uri gufotora ni ikintu gifite roho ariko gisanzwe kinafite roho. Turumvikana? Bityo ni nk'igicucu cya ya foto wafotoye. Ni nko kuba wakwirebera muri miroir, iriya foto ureba muri miroir n'ubundi ni wowe wireba muri miroir, ntabwo uvuga ngo ngo ahangaha ndabona nahakoze neza, kubera ko nta kuboko kwawe kuri mu byo wakoze. Habiri gusobanuka. Sheikh niko asobanura, agaragaza ko fotografiya nta kibazo, ariko akagaragaza yuko wa wundi ufata ikaramu agashushanya, ariko nahat wa wundi ufata icyuma runaka agaconga agashushanya akabaza, wa wundi ufata ibumba akabumba, abangabo aribo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagaragaje yuko batazigira babona ibyishimo haba hano kuri sino kumusimirwa, kubera ko hadith sallallahu alayhi wasallam la'ana Allahu al-musawwirin, Imana yavumye abashushanye bano babaza. Kandi nubwo yaba ari umwuga umutunze, uyu mwuga ni haram, akwiriye kuba yawureka kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, agashaka ibindi byagutunga biri halal, kuko ni zimwe mu nzi mu rwitwaza abantu bitwaza ngo nasiko mibonera muri rizq. Kubona rizq muri haram ntabwo bisobanuye ko bibaye halal. Kuba uyu munsi ushobora gukora business yo gucuruza inzoga ntabwo bisobanuye ko gucuruza inzoga bibaye iki halal, kubera ko hari icyo gira gute wungukamo. Buri muryango Allah yawuziririje n'ikibuturukamo. Ntabwo wavuga ngo ingurube kubera ko ari haram ngo ntabwo nemerewe kuzitunga nk'Umuislam, ngo ariko ngo ndi mushyirahamwe runaka ngo ririmo ngo nta kibazo. Tuvuga kiri kumvikana, kubera ko uriya mutungo n'ubundi asluhu aho ukomoka harumvikana. Ntabwo wavuga ngo ngewe ntabwo bicuruza ni mwene wacu, ariko amafaranga ni nyine urumva ahantu nkodesha, njya nkodesha inzu ariko bakayikoreramo akabari, ariko urumva amafaranga uhembwamo naturuka muri ka kabari. Sinzi byo mvuga nabyumvikana Islam, ibyo gihe birahita biba haram. Ntabwo rero urwo rwakagombye kuba rwitwaza rwo kwitwaza yuko ari wo muryango wonyine wabonye ibindi ngo byaranze ngo hanga niho nari naboneye, waboneye muri haram, ukwiriye kuba wayivamo. Bitari ibyo ngibyo wowe na Allah kumusumiroka. Icyanyuma dusorezaho bagaragwa Allah, wa kana yunkiru ma qad yusdar minhunna min qawlin fihi tahqir linnas. Kana waislamu ni ngombwa nanone kandi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yajaga yanga kuba umuntu yagira imvugo cyangwa se ibikorwa bigaragaza gusuzugura umuntu uwo ari we wese. Hari icyo twe tumenyereye, wenda Aisha araje tutubwiye icyo twita al-muhakat, no kwigana umuntu ku byo avuze, ariko ukamwigana umunyega. Mujya bibona ngende uwo mugabo akakantu karumvikana. Kuba bimusubiyemo gusa ntabwo bimusubiyemo nk'ushaka gusubiramo imvugo yakoresheje, aho gushatse kubimusubiramo mu rwego rwo kumunyega, kumusuzugura, kumuca amazi, kumwereka ko nta gaciro afite. Ibi ngibi ni bimwe mu by'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yatubujije. Islam yaje ije kubahisha umuntu muri daruriyat al-Islam, muri daruriyat mu bintu Islam yaje ije kurinda, icyubahiro cy'umuntu, yaje ije kurinda icyubahiro cy'umuntu. Niyo mpamvu bagaragwa Allah no muri hadith intumwa y'Imana ati wa inna min arba riba, ngo no muri riba zirusha izindi zose no kuba umuntu yasuzugura mugenzi we. Bibarirwa muri riba, bibarirwa mu muryango wa riba, ariko ikaba ari riba nkuru kurusha riba y'umutungo, kunyega no gusuzugura abantu. Allah mu Qur'an muri suratul Hujurat Allah atubwira muri aya 10 n'abataya 11, atubwira ati yemwe abemeye Imana, abagabo ntibagasuzugura abagabo bagenzi babo, kuko bishoboka yuko wa wundi usuzugura ari we mwiza imbere ya Allah kukurusha. Wala nisa'un min nisa',
n'abagore ntibagasuzugurane hagati yabo, kuko birashoboka yuko bandi basuzugurwa ari bo beza kurusha babasuzugura. Ibi twarabibonye bagaragu wa Allah, no mu buzima bwa buri munsi hari igihe usanga uwunyega ari ufite agaciro kukurusha, hari igihe usanga usuzugura ari ufite agaciro kukurusha, hari igihe usanga wa wundi uca amazi kuko umuciye amazi ari uko umurebera imbere yawe muri ako kanya, ugasanga burya wa wundi wabonaga yuko usuzuguye imbere niwe cy'igisubizo cya nyuma ubifashisha, ukabura aho wamuhera bitewe n'uburyo wamufashe. Ntabwo uzi ngo ninde munyacyubahiro. Inna akramakum inda Allahi atqakum, umwiza kubarusha imbere ya Allah n'ubarusha gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntaga agaciro kawe ari isura yawe, ntaga agaciro kawe ari umutungo, ntaga agaciro kawe ari uko uri mwiza, ntaga agaciro kawe ari uko utwomoka mu muryango ukomeye. Agaciro kawe nyakuri no kurutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahaba babona amaguru ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud yarananutse cyane, babonye amaguru ye baraseka cyane. Mwayimanira bareba babwira ati wallahi mu by'ukuri amaguru ya Ibn Mas'ud mureba kuriya aremereye ku munzani ku munsi w'imperuka kurusha abenshi muri mwebwe. Uwo ngo murinyega, uwo ngo musuzugura, uwo mwaciye amazi. Rasul sallallahu alayhi wasallam umudamu wari wasambanye arazambye ati ya Rasulullah zanaitu fatahirni, nasambanye nsukura. Igisukuzo cyari kiriho kirya gihe cyari kihe n'amategeko ya Islam. Iyo yabaga yarashatse no kumutera amabuye mpaka apfuye, Mwayimana aramureba amubwira ati genda, ati nasambanye nsukura ariko nanone nakuyemo inda, yani ndatwite. Mwayimana aramubwira ati genda ubanze ubyare. Aragenda arabyara, arongera agaruka wa mudamu aramubwira ati ya Rasulullah nje kugira ngo ngere nsukure. Mwayimana aramubwira ati banze ujye konsa umwana. Aragenda amara imyaka 2 ari konsa umwana, agaruka afite umwana n'umugati. Aramubwira ati ya Rasulullah iki ni cyaha kikimurya abayisilamu nsukura. Mwayimana sallallahu alayhi wasallam uyu mudamu kugira ngo yereke ko umwana yacutse kubere yazanye amufite umugati. Mwayimana avuga ati ninde ushobora kurera uyu mwana? So umwana avuga ati ya Rasulullah njye namurera. Mwayimana aramumuha, yaje afata wa mudamu bajya kumutera mu. Uyu mudamu bagiye kumutera amabuye bari kumutuka, bamusebye bamutuka bagira gute kugeza ubwo umudamu amabuye amaze kumwemza abaye menshi kuri we yarirukanze. Mwe musahaba mwirukankaho. Mwayimana avuga ati kuki mwamwirukanze? Yamwicisha mpaka aramwica. Ninatangiye kuvuga uburyo ati yankwebye ndaje mwirukankaho kwa kuntu badutera sore. Mwayimana mirumva Mwayimana babara cyane naje avuga ati wallahi ura yakoze tauba ura mudamu yakoze uramutse uyifashe ukayigabanya abantu ba Madina bose ku byaha bafite yabahaza. Icyo kimwe ku cyo Islam unyega ntago uzi ngo afite akahe gaciro imbere ya Allah. Tauba yakoze n'uburyo Allah yayakiriye, uramutse uyifashe kuri buri munyabyaha ku byaha bye ukagenda umugabanyamo iyi tauba bose yabahaza. Maze Madina tuwe n'abantu bangaye Islam bakoze ibyaha bingana bita, washobora kuba yabigaragaje akabandi barabihisha birangana bita, ariko ngo uramutse uyigabanyije ku banyabyaha bose bari mu mujyi wa Madina, iyi tauba yakoze yagenda ikabahaza. Ntugasuzugure mwene Adamu, ntugasuzugure umuntu kuko utazi ngo afitanye mubano ki na Allah subhanahu wa ta'ala. Reka no kuba yaba nta mubano afitanye na Allah, nta n'uburenganzira ufite bwo gusuzugura mugenzi wawe. Kulluna min Adam, kulluna min turab, twese turi igitaka Islam niho twakomotse. Uranyega umuntu ku bw'isura ye, uranyega umuntu ku buryo avuga, uranyega umuntu ku buryo areba, uramunyega ku buryo yumva, uramunyega ku buryo agenda, urabona igicumbuka kigana ugamije kugisebya no kugisereza. Umuntu aravuga didimanga ukamusubiramo kugira ngo umwereke yuko ibyo bavuga biba bipfuye. Taqillah, tinya Allah subhanahu wa ta'ala. Muhanga aravuga ngo ainuka in abdat masawi amri'in fasunha wa kulli an-nasi a'yuni, wa ijisho ryawe nirikwereka inenge za mugenzi wawe jya uryubika, uyobutse ijisho ryawe yuko nabandi bafite amaso kandi bashobora kuba babona iki. Wa kulluka awra, nawe uri umunyanenge ufite inenge nyinshi bashobora kuba bazibona. Ngo ururimi rwawe nirujya kuvuga inenge ya mugenzi wawe jya uhagarika ururimi rwawe rwibutse ngo linnasi alsunu, n'abantu bafite iki, bafite indimi, kandi uko wabonye inenge z'abandi nako nabo bashobora kuba babona inenge zawe. Hona runaka uko ateye, uko aremetse, uko ahagaze, uko avuga, uko agenda, uko arira, wanyuze ugashaka ko byigana mu rwego rwo kumunyega no kumusuzuguza imbere ya mugenzi we cyangwa se imbere ku giti cye.
ni icyaha mu byaha, ni ikosa mu makosa. Aisha aratubwira ati rero muri hadithi yakiriwe na Abu Dawud na Tirmidhi, aratubwira ati qalat Aisha aravuga ati wa hakaitu lahu insanan, nginumwa y'Imana nayiganiye umuntu, nari ndi kumwe nanje nigana umuntu burya avuga, tuba turumvikana nkuko umuntu ashobora kubwira ati sikuntu kivuga gutya na gutya na gutya. Ibyo dusanzwe tubikora mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ni rimwe mu makosa tugomba kuba twareka tukanicuza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashatubwira ati wa hakaitu lahu insanan, ngo niganye umuntu imbere y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ndimo muganiriza ndanje nigana umuntu. فقال مازن غيمان رفقتي ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. والله ntago nkunda yuko umuntu yakwigana mugenzi we, ntago nkunda yuko nakwigana uwo ari wese kabone nubwo wampa iki niki. Musobanuzi Imam Nawawi kabone n'umusobanuzi muri Aun al-Ma'bud asobanura hadith aratubwira ngo ma yasurruni bi an af'ala mithla fi'luhu, ngo ntago binshimisha gukora nk'ibyo akora, au aqulu mithla qawlihi, cyangwa ngo mvuge nk'uko avuga, ala wajhi at-tanqis, mu rwego rwo kumukerensa no kumusuzugura no kumugabanyiriza agaciro no kugaragaza uburyo avuga ko avuga nabi, cyangwa uburyo akora nabi, cyangwa se uko ateye nabi. Tuba turumvikana mu rwego rwo kugira gute rwo kumugabanyiriza agaciro. ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا أي شيئا كثيرا على ذلك, mukabone nubwo nabihemberwa nkabiherebwaho ibiciro runaka na runaka. Yani umuntu akubwira ati mwigane ndaguhereza ikintu runaka, igana ukuntu avuga ndahita nguhereza 10,000. Ati niyo wampeza ibyo 10,000 ntago nge nkunda yuko nakwigana umuntu ku miterere cyangwa ku mivugire cyangwa se ku migirire. Kimwe mu byaha tubona ko cyoroheje kandi dukora turi benshi, Allah tugire impuhwe, sikomeza hari abenshi ikosa turigwamo. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah aratubwira ati wa min al-ghibati al-muharrama al-muhaka, no mukunegura kubujijwe no mukunegura kubujijwe no kwiganana bi an yamshi muta'arija, huko umuntu yagenda nyine ari nk'akajorite, ari marigano ugenda nk'akajorite, au mutata ra'sahu, cyangwa kagenda zunguza umutwe nkuko kana kagenda zunguza umutwe bitewe n'ikibazo cy'uburwayi runaka afite, au ghairi dhalika min al-hay'at, cyangwa se mu buryo ubwo ari bwo bwose bugendanye n'imiterere ya runaka ushaka kwigana. Ntago byemewe bagaragu ba Allah kwigana mugenzi wawe. Hari n'ubundi buryo bujya buturanga mu makosa, kubona kana katambuka ugahita uvuga ngo wamubonye se, ugamije kwerekana wenda uko ari n'uko ameze, ukaba wakoresha ikimenyetso, ntutunge urutoki, ugakoresha ijisho cyangwa se ukoresha umunwa. Tujya tubikora ibyo bibaho, waramwumvishe se, urimo uramwumva. Allah mu Qur'an muri suratu al-Humaza twese twarahifaje aya mbere, Allah avuga ati wailul likulli humazatil lumaza. Ijambo wailu abasobanzi ba Qur'ani baravuga ngo ni wadi fi jahannam, ni kibaya cyo muri jahannam. Wadi ni kibaya cyo muri jahannam kizagibwamo n'abakurikirana, kuvuga ngo hanuzageze umva wailu fawailul lil mutaffifin fawailul lil musallin wailun yawma idhin lil mukaththibin. Hanuzajya umva wailu ujye byumva mu busobanuro bwa Qur'ani nkuko basobanuzi babisobanura, bavuga ngo ni wadi fi jahannam, ni kibaya Allah zakiramo abantu bakurikira akabasha mu kibaya cya jahannam. Allah ti wailu likulli humazatin lumaza. Wailu likulli, ibyago amakuba bizaba kuri wari wese, humazatil lumaza, unyega usuzugura akoresha ibimenyetso mu rwego rwo kwerekana runaka mu kumunegura, yica akajisho akica runaka agamije kunegura gusebanya. Wallahi Allah mu Qur'an atubwira ngo wa ya'lamu kha'inatul a'yun, Allah azi ijisho ry'irihemu Allah gize gute ararizi. Buriyo wica akajisho Allah bakareba, abazi n'igisobanuro cyabwo kurusha nuko uwo ari wese ashobora kubisobanukirwa. Cyavuga kiri kumvikana.
Allah arakuzi kurusha ukuntu wiyizi, Allah aragusobanukiwe, Allah aguhishiriyeho abamalayika ya'lamuna ma taf'aluna, bazi neza ibyo dukora, baratuzi kurusha ukuntu twiyizi, bazi buri kamwe nta kabisopa. Kiraman katibin, ni abanyacyubahiro b'abanditsi, bazi ibyo dukora. Bityo hari udukosa tumwe na tumwe umwemeramana atarakwiriye kugoma. Nyiri kuri uyu muryango nanone kandi mu bindi tubujijwe no kwitirira abantu kubw'inenge zabo tukabitiriraho amazina. Mrefu, kajorite, kajisho, matwi, bizuru, nandi mazina, kaboko, kaguru, ayo mazina yose ni haram. Allah mu Qur'an atubiyati wala tanabazu bil alqab, miswatul hujurat, wala tanabazu bil alqab bi'sa ismu al fusuq ba'da al iman. Wala tanabazu bil alqab, nimukitane amazina shingiye ku miterere. Al-laqab mu mazina hari amazina y'utubyiniriro mwiza, amazina meza nyine wumva ari utubyiniriro, ariko hari n'amazina y'isebanya umuntu akwita agamije kugusebya, kugusereza, kubera ko wacitse akaboko, ni musiba n'ibyago wagize, umuntu akakwitirira ka kaboko. Kubera ko wagize ikibazo cy'ukuguru, umuntu akakwitirira ka kaguru. Kubera ko wagize ikibazo cy'imivugire, akakwita kiragi. Ari amakosa, ari amazina ntago yemewe muri Islam. Ndavuga biri kumvikana Islam. Allah ati bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman, ayo ni amazina y'ubwononyi nyuma y'uko abantu bamaze kubemera. Niba imani yaramaze kugira gute kujya mu gituza cyawe, hari umwanda wari ukwiye gutaruka. Nanjye numva ariko babivuga, naam, tandukana nabo, keretse igihe nyir'ubwite ari radi yaryo, keretse igihe nyir'ubwite ari we ubyihitiyemo. Ko Rasul sallallahu alaihi wasallam hari abasahaba yitaga amazina y'utubyiniriro atari amazina yabo bwite, abasahaba ntibayahindura bakayagumana gutyo. Ali ibn Abi Talib nimwe Imana musanze mu musigiti yaryamye, itaka ryuzuye ivumbi, nimwe Imana imukoraho irimo iramubyutsa amubwira ati ya Aba Turab, yewe papa butaka. Turumvikana? Ali aratubwira ati wallahi nta zina ryanshimishaga nko kumva umuntu anyita Abu Turab. Abu Hurayra, papa gapusi. Abu Hurayra afite udupusi dutoya, afite agapusi gatoya yakundaga agenda nako. Rasulullah mureba aramubwira ati ya Aba Hurayra, yewe Abu Hurayra, yewe papa gapusi. Iri zina n'uyu munsi mu bitabo Abu Hurayra azwi nka Abu Hurayra, izina rye bwite abenshi ntago barizi, ariko yitwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi, ikomoka mu gihugu cya Dusi. Ako ni